tujye kwigana icyigisho kimwe umugabane umwe muri uyu mugoroba. Imana idufashe kugira ngo cyumvikane, kuko nikitumvikana ntabwo tuzumva ibyejo. Atari uko ari njye ushaka ko biba compliqué, ahubwo ari kugira ngo tubyumve. Rero Imana idufashe cyane kugira ngo nitwumve iby'umugoroba, Imana irabidufashije kandi duhaye uburyo bwiza bwo kugira ngo tuzumve n'ibyejo. Intambara ikomeye mu gihe cyacu niko umutwe w'iki cyigisho witwa intambara ikomeye mu gihe cyacu. Isomo ry'urufunguzo riboneka mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo 20. Iri somo ndarikunda cyane. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20 umurongo wa 20. Handitse ngo bukeye abamowabu bagenza gute? Bari bateye Abisirayeli baneshwa. Haranditse ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka, Yehoshafati arabahamagara, ahamagara abantu bose. Arahagarara aravuga ati, nimunyumve, amagambo nashakaga nangara, nimunyumve yemwe Bayuda. Nibyo? Nimunyumve yemwe bande? Ubutumwa yarari kubwira agiye kuvuga bwerekeye bande? Nabi Babuloni? Ni bande? Abayuda. Abakabiri, nimunyumve yemwe Bayuda, namwe abatuye hehe? Namwe abatuye hehe? Yerusalemu. Mwizere Uwiteka Imana yanyu, mubone kugenza gute? Mubone gukomezwa. Haleluya. Abisi ari ubutumwa bugendeye Abayuda n'abande? N'Abisirayeli n'abi Yerusalemu. Hari ubutumwa bugendereye abantu b'i Babuloni, yego? Nibyo? Hari ubutumwa bugendereye abantu bo muri aya madini twitaye ba maraya, nibyo? Aya madini nzaduka. Ariko hari n'ubutumwa no mu gihe cya kera bwari bugendereye abantu bitwa ab'Ibuyuda n'abahe? N'abi Yerusalemu. Abantu bwoko bw'Imana. Turi hamwe? Ubu n'ubutumwa bubagendereye. Imana iravuze ngo baramagara kugenza gute? Nimwizere Imana yanyu mubone kugenza gute? Mubone gukomezwa. Kandi cya kabiri, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Haleluya. Uyu mugabane witwa ngo mwizere abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Rero nifuza ko tutinda muri kano kanya. Mwizere bande? Mwizere bande? Abahanuzi bande? B'Uwiteka kujya mubone kugenza gute? Kugubwa neza. Iri torero Imana iriha abahanuzi cyangwa ntabwo yarihaye? Dufite abahanuzi? Okay, dufite ubuhanuzi. Yego? Ubuhanuzi wereho kugira ngo abantu bagenze gute? Munsubize. Dutuje gusabira isomo. Murabizi ukuntu nshaka twafata isomo rimwe kugira ngo dutahe. Nihangane kuko nako muri kugana Yesu havuga ko ni byiza ko abantu biga isomo rimwe aho kugira ngo batinde mu masomo menshi. Haranditse ngo Yehoshafati yabwiye Abisirayeli, yabwiye Abayuda n'abantu b'i Yerusalemu ngo iki? Tujye gusubiramo. Yarababwiye ngo nimunyumve yemwe bande? Abayuda. Oya, turi ku murongo 20. Yehoshafati arahagarara arangisha abwira abantu ati, nimugenze gute? Nimunyumve. Ni Yehoshafati uvuga, si ngewe, si Alain. Nimunyumve yemwe Bayuda. Ubu n'ubutumwa bugendeye bande? Abayuda. Bafatanyije n'abandi? N'abatuye hehe? Yerusalemu. Bagiye kubwirwa iki? Bagomba kumva. No kugenza gute? Mwizere Uwiteka. Ibintu Uwiteka yavuze nimugenze gute? Nimubyizere. Nimubyizere muragenza gute? Muragenza gute? Murabona gukomezwa. Haleluya. Muri kino gihe abantu bacitse intege, ikizabatera intege ni iki? Ni kubatera ibipindi? Ni kubashushanya? Ni uko abantu babwirwa ibyo Uwiteka yavuze bakongera bakabyibuka neza. Bamara kubyibuka bakabyizera. Bamara kubyizera ibyo bintu bizabarimo kugenza gute? Gukomera nubwo babazengurutswe n'imbaraga z'umwijima. Amagambo muri kuyumva? Ntabwo tubiyaveho tutarayumva. Kabiri, nimumara kwizera ibyo Uwiteka yavuze. Icya kabiri, mwizere n'abahanuzi b'Uwiteka. Amen. Nimumara kubizera, Bibiliya iravuze ngo nibwo muzagubwa neza. Muri kino gihe abantu baguwe nabi. Yego? Ikizatuma abantu bagubwa neza ni iki?
ahantu abantu bashakira amahoro ntabwo bashobora kuyabona, keretse gusa baramutse basubiye ku byo abahanuzi b'Uwiteka bavuze bakabyizera. Nicyo kintu kizatuma abantu bagubwa neza mu isi itaguwe neza. Isomo rumvikanye? None njye kubaza ikibazo, itorero ry'Abadventiste barishinja ngo ntabwo ryizera abahanuzi, ntirigira ubuhanuzi. Naganiraga n'umuntu mwisengera muri aya madini, arambwira nako ari n'Umudventiste abavamo, aterega iwacu mu kidive ntabwo twemera ubuhanuzi. Tamwe nako sibyo uvuga nibyo? Ati nta bintu by'ubuhanuzi rwose biwacu. Atari ko igihe hari hanze banaguhanurira. None ikibazo ngiye kubaza, Abadventiste bafite ubuhanuzi cyangwa ntabwo bafite? Barabufite? None ubuhanuzi Imana ashyize mu itorero, nitubwiga tukabwizera, buzatuma duhangayika, tugira ubwaka, tuva mu itorero, cyangwa bwo buzatuma tugubwa neza turi mu itorero? None iki kiri gutuma abantu bagira impagarara mu itorero? Nuko bataye ubuhanuzi. Byanditse muri Bibiliya. Abantu bacyashaka kwiga ubuhanuzi cyangwa barabutaye? Ubwo tugiye muri Bibiliya. Iri somo mwaryumvise? Reka tujyane. Bibiliya yatubwiye ngo nimwizere iki? Nimwizere Uwiteka mugenze gute? Mubone gukomezwa. Kandi mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugenza gute? Kugubwa neza. Ni ukuvuga ngo hari ibintu muri Bibiliya ubundi bituma umuntu yizera. Oya, igituma tubarwa gukiranuka no kugenza gute? Si ukwizera. Nta mirimo na mike twakora kugira ngo twemerwe n'Imana. Hari niyo twabwiriza imisozi n'ibibaya. Mu ntambara ikomeye banditse umuntu wantangaje anambabaza ngo yabwirije uburyo Yerusalemu izarimbuka. Yabasomere. Uyu muntu yarantangaje, ndangije ndanasenga nsengera n'abavandimwe banjye bababwiriza. None ndangije ndi kwiga intambara ikomeye, niba hari igitabo ndi kwiga muri no minsi nacyo tugiye kwiga intambara ikomeye. None nsoma umuntu arambabaza ndanarira. Ndavuga nti Imana, namwe ngiye kumusomera muraza gusanga uyu muntu ababaje. Page 26. Cyigisho ni cyambere, intambara ikomeye irimbuka rya Yerusalemu. Kugira ngo twumve neza, haranditse ngo hari umugabo wamaze imyaka 7 azenguruka utuyira two muri Yerusalemu. Imyaka ingahe? Uyu muntu rero yabwirije. Abwira abantu amahano yagomba kubwira uwo mujyi. Yarahanuraga ibyo avugaga byari ukuri, byari ukuri rwose. Hirya ku manywa na nijoro we yabwirizaga ku manywa na ryari. Ubu twe turi gusiganwa nijoro, ariko we ntabwo yagenzaga gute? Ntiyaruhukaga. Yaririmbaga indirimbo y'agahinda ibabaje, yari n'umuririmbyi. Ubwo baririmbyi nabo barumviraho. Iyi ndirimbo bavuga ngo iki? Mwumva ijwi riturutse iburasirazuba, mwumva ijwi riturutse iburengerazuba, ijwi riturutse mu byerekezo bine, ijwi rivuga ibi bizaba kuri Yerusalemu no ku ngoro y'Imana. Uyu muntu ibintu yavugaga byari ukuri cyane, byari ukuri. Byose byaje gusohora. Myaka 7. Uwo muntu utari usanzwe yarafunzwe akubitwa n'ibiboko. Yahowe Imana, ariko ikibabaje, nasomye amagambo hasi muraza kuyasoma, muri mukomeza gusoma. Ariko reka nyarangize. Yaravuze ati bamukubise ibiboko, ku bitutsi bamutukaga no ku nayo bamugiriraga. Yabasubizaga igisubizo kimwe rukumbi ababwira ati Yerusalemu we ugushije ishyano, mugushije ishyano bantu mutuye muri Yerusalemu. Yakomeje gutaka ababurira kugeza igihe yiciwe mu gitero yari yarahanuye ko kizabaho. Aya magambo rero yambabaje na ayangaya avuga ko yiciwe mu gitero yari yaragenje gute. Bibiliya yavuze ngo kiri mu kabuhanuzi, yari yavuze ngo nimubona ikizira cyane n'umuhanuzi Daniel ryagaza here, buri wese azahita agenza gute? Azahita asohoka. Mu yandi magambo, uyu muntu ari mu bantu bapfuye, yapfanye n'abantu bahakanye. Nibyo? Kubera iki? Kuko abantu bose babonye ibimenyetso byavuzwe. Abantu bose bakurikiye byavuzwe nande? Na Daniel, kuko niwe reference muri Bibiliya. Bo baragiye, uyu mugabo agenza gute? Asigaramo apfana nabande. Nani bivugiye ngo niyo umuntu yabwiriza, ntago ari byo bizatuma twitwa abakiranutsi, sibyo? Niyo umuntu yarimbaga akora video nyinshi, twitwa abakiranutsi bwo kugenza gute? Bwo kwizera. Isomo twafunguriyeho riratubwira ngo nitwige neza Imana, sibyo? Nitumara kuyumva bizatuma tugenza gute? Nitumara kuyizera bizatuma dukomezwa. Kandi twizere by'abahanuzi bavuze bizatuma tugenza gute? Tugubwa neza. Ubwo urumva yuko hari ikintu gikomeye, ni ikintu cyitwa kugenza gute? Kwizera. Muri Bibiliya hari ibintu bibiri bitera umuntu kwizera. Icyambere kiboneka mu Baroma 10:17. Abaroma 10:17 haranditse ngo, kandi some kugira ngo twihute, ndabona Satani yakomeje kurwana ibya projection bitari bukunde. Abaroma 10:17 ikintu cyambere gitera umuntu kwizera. Kandi twanagisomye muri kariya gatabo haranditse ngo dore kwizera guheshwa no kugenza gute?
no kumva kukazanwa n'ijambo ryande. Haleluya. Nta muntu ubwira undi ngo atura amagambo kugira ngo ugire kwizera nk'uko bamwe bajya bivuga, sibyo? Nta n'umuntu ugomba kubwira undi ngo byizere rwose ngo mwizize mu mutima. Umuntu ushaka kugira kwizera asabwa kwiga iki? Ijambo ry'Imana akaryumva, yamara kuryumva rikamurimo kugenza gute? Kwizera. Ariko ndajya mubwira ikindi kintu cya kabiri mu rwaka rwo ku ngoma batubwiye mu gitabo cya kabiri byo ku ngoma. Nuko batubwiye ngo nimwizera n'abahanuzi bayo muzabona kugenza gute? Kugubwa neza. Umuhanuzi ninde? Pasika, umuhanuzi ni muntu ki? Yego n'umubwiriza butumwa, ariko se abantu bose n'ababwiriza butumwa. Umuhanuzi ni umuntu ugenza gute? Oya, kandi nshaka iyo guhanura tuyifindure. Umuhanuzi ni iki? Hervé, umuntu uvuga ibintu bitari byaba ariko bikazagenza gute? Bikazaba. Uwo ni umuhanuzi w'ukuri. Uvuga ibintu ntibizabe nubwo avuze ibitaraba, nawe ni umuhanuzi, ariko ko bitabaye yiswe mu iki? W'ibinyoma. Niko muri Yeremiya handitse ati kizabereka ko abantu b'ibinyoma ariko bazavuga ibintu bigenze gute? Ntibibi. Ubwo umuhanuzi nuvuga ibitaraba ariko bikazagenza gute? Bikazaba. Ikindi kintu cya kabiri gitera umuntu kwizera rero, ariko turi hamwe. Ikindi kintu cya kabiri gitera umuntu kwizera, Yohana 14:27. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 14:27. Ndahasoma, nanateguye gutya amasomo ko nari nzi ko iminota iribuze kuba ari mike ngo twihute, ariko reka turisome. Mwizere n'abahanuzi b'Imana kugira ngo mbone kugenza gute? Oya. Mwizere n'abahanuzi b'Imana kugira ngo mbone kugenza gute? Kugubwa neza. Kandi tubonye umuhanuzi ni umuntu uvuga ibitari byabo, sibyo? Ariko bikazagenza gute? Bikazaba. Yohana 14:27 haranditse ngo, ariko reka tusome 29 kugira ngo nagasomo gato. Nuko rero mbibabwiye bitaraba. Ubu ni ubuhanuzi? Yego? Mbibabwiye bitaraba byagenza gute? Bitaraba. Ngubwo bizaba muzagenze gute? Haleluya. Mwizere n'abahanuzi b'Uwiteka kugira ngo mubone kugenza gute? Kugubwa neza. None ikibazo, iri torero ry'Imana, Imana yarikizemo ubuhanuzi buvuga ibintu bitari byaba. Yego? Uyu munsi nitwiga ugusohora kwabyo, ukuntu bimwe birasohora. Imana yabishyizeho kugira ngo nitubibona tugenze gute? Nitumara kwizera bituremo kugenza gute? Uyu ni umugambi w'aya materaniro. Nuko abantu bataye kwiga ubuhanuzi, kandi bagombaga kwiga ubuhanuzi mu gusohora kwabwo kugira ngo babone kugenza gute? Ubu abantu baretse kwizera kugeza ubwo abantu ngo Yesu agiye kugaruka, abantu bahita bashya ubwoba. Yego? Ngiye kubereka uburyo, ndabizi hari abantu bari buze kubifata mu bwaka, hari abari buze kubijyana amakuru bayahinduye ukundi, ibyo birabareba, sibyo? Njyewe nababwiye ngo meze nka Yesu, ndavuga ko ntacyo navugiye mu ki? Mu rwihisho. Nitwa Mucyo. Ibintu byose mbikora mu Mucyo. Ngiye kubereka document, ariko iyo tuzaganiraho ejo cyane, yerekana uburyo icyumweru kigiye kuzatangazwa muri 2023. Mbere ya 2020 kigomba kuba cyatangajwe. Nibyo nababwiye ngo Imana agiye kuntegura. Nanjye ntabwo nabashaga kubona umwanya wo kubyiga, turasoma gusa, sibyo? Bibabwiye bitaraba kugira niba muzagenze gute? Iyo abantu babwiwe ibijyanye n'aya makuru bahita bashya. Ubu hari n'abantu bose bagira ubwoba. Yego? Nta impamvu tugira ubwoba nuko tuba tarafashe umwanya wo kwiga ngo dusenge kandi tuvuge tuti ibintu uko byahanuwe ubundi bizasohora gute? Oya, hari ibindi bitabo bizandikwa bitubwira ngo ibintu byanditswe none biro birasohora. Kugira ngo tumenye uburyo ubuhanuzi buri gusohora biradusaba kugenza gute? Biradusaba kugenza gute chef Gine? Kwiga ibyanditswe byera. Nitubyiga mu byanditswe byera ho havuga gusa ngo ibi bizaba. None hari ibindi byanditswe bizatubwira ngo ibi byarabaye. Ubwo biradusaba kuzabimenyera hehe? Kubimenyera hehe? Kubimenyera mu biri kuba uyu munsi. Biradusaba niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu w'umunyabwenge arasabwa kuba maso. Kwiga ubuhanuzi ni ikindi kintu gigomba gutwera mu kugenza gute? Kwize. Ariko kwiga ubuhanuzi mu gusohora kwa dore mbibabwiye bitaraba. Hari ibintu Yesu yavuze bitaraba. Hari Madamu White yavuze mu cyamaganani bitaraba. Uyu munsi turi muri 2018. Ndagira mbwire ko ubuhanuzi itariki ku itariki buri gusohora amaso yacu, ariko abantu ntabwo bari kubimenya. Kandi abagombaga kubimenya byakabari nyuma kugenza gute? Kwizera. Hari amagambo aboneka mu gitabo cyitwa umurimo w'ababwirisha butumwa ibitabo. Aya magambo yaranshimishije. Aravuga ngo page 123. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Daniel n'ibyahishuwe. Intambara ikomeye. Haleluya. Mwabyumvise ibitabo? Igitabo cy'abakurambere
n'abahanuzi. Igitabo cyitwa n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith. N'intambara ikomeye. Intambara? Aya ni magambo Madamu White Imana yamubwiye. Ni ingenzi cyane muri iki gihe kuruta ibindi bihe. Haleluya. Murumva ibitabo by'ingenzi kurenza ibindi bihe. Kurenza ibindi? Ibihe bitabo? Bitatu. Abakurambere n'abahanuzi, Daniel n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith, n'icyitwa intambara. Ibyo bibiri turabifite mu Kinyarwanda. Dufite intambara ikomeye tukagira n'abakurambere n'abahanuzi. Ni ingenzi cyane muri iki gihe kurenza ibindi bihe. Bigomba gukwirakwizwa mu buryo bwagutse. Byarakwirakwijwe? Intambara ikomeye. No mu Kinyarwanda turabifite. Bigomba gukwirakwizwa mu buryo bwagutse. Kuko ukuri byerekana kuzahumura amaso menshi y'impumyi. Ntago muyumvise. Igitabo cy'intambara ikomeye kigomba gukwirakwizwa, yego? Kandi kikiganwa ubwitonzi kurenza ibindi bihe, nibyo? Nikimara kwiganwa biri atubwiye, umukanuzi atubwiye ngo kizahumura amaso menshi y'iki? Ibyahishuwe gatatu, itorero ry'Abadventiste tubwira ko turi iki? None ubwo icyaduhumura ni iki? Uwo muti turawufite cyane ntabwo tuwufite. Intambara ikomeye n'abakurambere n'abahanuzi. Ni ibitabo bigomba kwiganwa umwete cyane muri kino gihe, kuko bizagenza gute? Bizahumura amaso y'iki? Y'impumyi. Hasi barakomeza bati, aya magambo yanditswe mu cyambaga cya 5. Inkurikizi ikwirakwizwa ry'iki gitabo ntizizashobora guhabwa agaciro ubu ngubu. Siko bimeze? Abantu benshi ntabwo intambara ikomeye bayumva, nta nubwo bayisoma, nta nubwo babona impinduka yazanye muri kino gihe. Inkurikizi z'ikwirakwizwa ry'iki gitabo ntizishobora guhabwa agaciro ubu ngubu, kubwo kugisoma imitima imwe izakanguka maze igira umwete wo guhera ko yifatanya n'abitondera amategeko y'Imana. Ikihe gitabo? Izatuma amaso yarahumye agenza gute? Iki gitabo ni cyiza. Bibiliya yatubwiye ngo mbibabwiye bitaraba kujya niba muzagenze gute. None iki gitabo kirimo ubuhanuzi bw'ibyavuzwe bitari byaba mu cya 800. None ubu ngubu turi muri 2018. Tukatuma turareba ibintu bibasha gutera umuntu kwizera, sibyo? Twabonye yuko icya mbere ni ukwiga ibyanditswe, dore kwizera gushika no kumva kazana n'ijambo ryande rya Kristo. Icya kabiri ni uko dore mbabwiye bitaraba kujya niba muzagenze gute? Muzizere. Twabonye yuko nitwizera abahanuzi b'Uwiteka bizatuma tugenza gute? Tugenza gute? Tugubwa neza. Izina ry'Imana rw'icyubahiro. Twabonye yuko mu gitabo cyitwa umurimo w'abwishabutumwa ibitabo page 123, twabonye yuko itorero ry'Imana, Imana isema ibitabo bitatu bikomeye bigomba kwiga kurenza ibindi: abakurambere n'abahanuzi, Daniel n'ibyahishuwe, intambara ikomeye. Ibyo bitabo nibyo bigomba kwiga kurenza ibindi muri kino gihe, kugira ngo bihumure amaso y'iki? Y'abahumye. Kandi abantu babyiga bizarimo kugenza gute? Kwizera, kuko birimo ibyavuzwe bitari byaba kandi bigiye kuzasohora. Cya gatatu, twabonye yuko ibi bitabo bifite impact nini, sibyo? Bigomba kuzagira impact nini, itari mbi ahubwo impact nziza. Impact nziza. Mubashaka ibyo mutabakurambere n'abahanuzi banditsemo ubuhe buhanuzi bw'ibitari byabo. Mwibuke mu Matema 24 Yesu yaravuze ngo iminsi imeruka izameze nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, nibyo? Cyangwa uko ibihe byo kwa Loti byari bigenje gute? None ibyo kwa Loti n'ibyo kwa Nowa hari ikindi gitabo twabisemo kitari abakurambere n'abahanuzi. Ushaka kumenya uko byari bimeze neza, najya kwiga ibyo kwa Loti n'ibyo kwa Nowa, azajya abakurambere n'abahanuzi ahita amenya uko iminsi imeruka izabigenje gute? Izaba imeze. Intambara ikomeye yo irimo ibindi. None ikibazo, tubonye yuko intambara ikomeye izatuma abantu bameze nk'impumyi bahumuka, sibyo? None ikibazo, ku itorero ry'Imana tubwirwa ko turi impumyi kandi dufite abakurambere n'abahanuzi, tukajya Daniel n'ibyahishuwe, ndetse tukadufite intambara ikomeye. No mu Kinyarwanda kera abantu bajyaga basohoka mu itorero, abagorozi ngo nuko baje bakabwira ati twe dufite Jésus-Christ. Umuntu w'umukecuru agahita avuga ati babisomye muri Jésus-Christ, agahita asohoka, sibyo? Abandi bati dufite Conquérant Pacifique, bakaza bakamumvisha ibintu basomye bavuga mu gihe twebwe tubifite mu Kinyarwanda, nibyo? None kuki twakomejwe kwitwa impumyi? Ni ikibazo, si ikibazo. Ibyashoboye 3:17 nisomo twisane tuzi. Bibiliya iravuga ngo uburyo Bibiliya ivuga itorero ry'Abadventiste, nanjye ndimo, iravuga ngo utazi yuko uko niko Imana itureba, uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene ndetse uri n'impumyi kandi wambaye iki? Wambaye ubusa. Ni bande Yesu yaje kubwiriza mu gihe cye mbere ya 30 mbere y'uko ku musaraba? Luka 4:18. Ni bande Yesu yabwirizaga kiriya gihe? Yesu ni bande yaje kubwiriza? Ari mu isinagogi amuhaye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo asome,
biratubwira ngo ahita akibumbura arasoma ati umwuka w'Uwiteka ari kuri nde, ari muri nge. Nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Ikibazo abirodokiya ni abakene. Mwumve isano dufitanye n'abantu Yesu yaje kubwiriza. Yesu ntabwo yaje kubwiriza abandi batarirodokiya mu gihe cye. Abantu ba mbere Yesu yaje kubwiriza ni bande? Nababwiye ngo iki cyigisho tujye kwiga nimugoroba ki Imana ishimwe ko ikikuyeho imbogamizi zose. Yesu biratubwiye ngo yaje kubwiriza abandi abakene ubutumwa. None ikibazo iyo character tuyisangiye n'abantu bo mu gihe cya Yesu. Natwe turi abakene, ahubwo twe turi iki? Turi abatindi, turi hanyuma yabo. Kabiri, yantumye kugira ngo menyeshe imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zigenza gute. None ikibazo abirodokiya dusangiye ibibazo nabo mu gihe cya Yesu. Yesu yaje kubwiriza abandi abakene n'impumyi bo mu gihe cye. None ikibazo aho minsi y'imperuka twebwe turi bande? Turabakene n'iki? None ikibazo ubutumwa bwa Yesu buratura muri kino gihe. Ubwo Yesu yaje kubwiriza Rodokiyo mu gihe cye, na bugingo n'ubu aracyari kubwiriza Rodokiyo mu gihe cyacu. Ikibazo cy'impumyi cyaze gukemuka kandi Imana yaratanze umuti. Intambara ikomeye izatuma abantu bari bahumye bagenza gute? Bahumuka. Niba hari indwara mbi ibaho n'ubuhumyi. Hari umwanditsi w'indirimbo wavuze ngo nzabona Yesu mu maso, yari impumyi. Bamubaje ikibazo, mfite igitabo cy'amateka y'indirimbo n'abazihimbye, nanatangiye umushinga wo kwandika ayo mateka, nkazakora agatabo nkagaha abantu. Nasoje gusoma ayo mateka y'uriya mugabo arambabaza. Barambajije ngo yakuze ngo yumva ikintu afite amatsiko kurenza ikindi, ari ugushaka kureba ukuntu isi isa. Umuntu yarababaje? None bazo mu itorero utazi uko iby'ubugingo bigenza gute bimeze. Ari mu isi ariko ntazi uko isi igenza gute. Undi araho iby'ubugingo bigaburirwa ariko ntarakabona ubugingo buhoraho. Ibintu birabaje. Ntabwo turi kumva uburemere bwabyo. Ubuhumyi rero butuma abantu nyine batungurwa, sibyo? Impumyi isaha yose imodoka yayigonga, impumyi isaha yose yagwa mu mwobo, sibyo? Myani magambo yatungurwa mu buryo bugenje gute bworoshye. Ariko Imana ishaka ko abantu bazagenza gute? Ntabwo byigeze umugambi Imana ko abantu bazatungurwa. Yesaya 62:6. Yesaya muraza kwihangana mwandika amasomo. Yesaya 62:6. Yewe Yerusalemu we, mwibuke mu gitabo cya kabiri cyo kungomana twatangiriye, ubutumwa burareba abantu b'Ibuyuda n'abahehe n'abi Yerusalemu. Ntabwo bureba abantu bo hanze, burareba ab'Ibuyuda n'abi Yerusalemu. No bagomba kwizera ubuhanuzi kugira ngo bagenze gute bagubwe neza. Yewe Yerusalemu we, uyu ni Uwiteka kuvuga, kizabarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimukagenze gute, ntimugatuze. Yeremiya 6:17. Nubwo nashyize ari amasomo mwihangane mumbure muri biriya dusome, sibyo? Yeremiya 6:17 karanditse ngo, cyangwa muyandike, kandi nabashyizeho n'abarinzi nti nimutegera amatwi ijwi ry'impanda. Ariko biratubwiye ngo ariko abantu bagenje gute? Baranze, barahakana bati iri jwi ntabwo tuzagenza gute, ntabwo tuzaritegera amatwi yacu. Ubuhanuzi twe turabufite, turabwumvira kugira ngo tubeho tugubwe neza, cyangwa twarabwanze tumeze nk'abantu mu gihe cya Yeremiya. Hari ubundi bwoko bw'abandi barinzi. Aba barinzi mwabumvise? Abambere ni abantu bari ku nkike batabasha kugenza gute, guceceka ku manywa na ryari na nijoro. Kandi igituma bavuga no kugira ngo abantu batazagenza gute, batazatungurwa. Kubera iki? Abantu babeshe kujya muri Israeli barabizi. Israeli n'Ubushinwa nako niko bubatse, bubakaga imijyi ya kera bakayigotesha ibikuta birebire cyane. None kuri ibyo bikuta bakagenda bashyiraho abantu bagomba kurindira umujyi cyangwa umudugudu. Bikabafasha iki? Iyo abo barinzi babonaga ikintu kigiye kuba, cyangwa bakabona igitero kije, cyangwa bakabona hari ikibazo, cyangwa bakabona hari abantu bagiye kwinjira mu mujyi, bavuzaga icyitwa impanda. Bari bafite ubwoko bw'impanda bwinshi. Bari impanda bavuzaga bagahita abantu bamenya ko bagiye mu ntambara. Buri wese akajya gufata intwaro ye. Bakavuza n'impanda abantu bakamenya ko ari abashyitsi baje. Bakavuza impanda bakamenya ko bari mu gihe cy'amahoro. Bakavuza impanda bakamenya ko ari icyo gusenga. N'izindi impanda z'ubwoko bwinshi. Abo bari abarinzi b'ubwoko bwa mbere. Ariko hari abandi barinzi b'ubwoko bwa kabiri biri tubwire. Baboneka muri Yesaya 56:10. Yesaya 56:10 yaranditse ngo, Yesaya 56:10 mugiyeyo tumure muri Bibiliya. Nubwo nashyize hariya no kujya badafite Bibiliya basome. Haranditse ngo Yesaya 56:10, abarinzi be ni impumyi. Abarinzi be ni iki? Ibaze abantu bagufitiye ubugingo mu biganza, abantu bagomba kukureberera. Bibiliya ikavuga ngo nibo bahindutse iki?
impumyi. Abarinzi be ni impumyi. Ni impumyi kandi atuvemo n'umwe. Ni impumyi bangana iki? Bose ntacyo bazi. Bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka. Ntibabwira abantu ngo dore igitero kigenje gute, kiraje, dore akaga kagenje gute, karatwegereye, dore igihe cyo gukanguka kigenje gute, kirasohoye, kubera ko abarinzi bagenje gute, barasinziye. Niko biratubwiye ngo bararota bakaryama bagakunda kugenza gute, guhunikira. Mu yandi magambo, Isirayeli ifite ubwoko bubiri bw'abarinzi. Hari abarinzi bamwe bataceceka ku manywa na ryari na nijoro, ariko hari n'abandi barinzi bitubwiye ngo bararyamye, barirotera, barasinziriye, nta kintu na kimwe babasha kugenza gute, kuvuga. Ejo bundi hari ikintu cyabaye kirambabaza. Mwese mwarabyumvise, ibintu bya tsunami iherutse gufata igihugu cya Indonesia, hapfa abantu ibihumbi byinshi. Iki ni ikinyamakuru abantu bajya bavuga ngo nkunda gufata ibyo kuri internet, ntabwo ubuhanuzi buzasohora ngo batwandikire intambara ikomeye ya kabiri, sibyo? Ntayo. Ubuhanuzi buzasohorera ku binyamakuru, nibwo tuzatumenya tuti cya kintu cyavuzwe dore cyagenje gute, cyasohoye. Udakurikira amakuru rero, ushaka kuyarwanya, sintekereza ko hari undi wifuzwe byose wa kabiri uzaza kugira ngo atubwire ngo byari byanditse wifuzwe byose byasohoye. Kandi nta gihamya dufite kivuga ko hari ikindi gitabo kizandikwa kitubwira yuko intambara ikomeye ibyanditswemo bigomba gusohora. Tuzandikira ikindi gitabo kitubwira ngo yasohoye, keretse gusa kwiga iki bibabwiye bitaraba, kugira niba mubona biri kuba tuzabirebera hehe? Mu makuru, mu binyamakuru no kuri za televiziyo. Nibwo tuzamenya ngo bya bintu byavuzwe byagenje gute, byasohoye. Abisirayeli bakibibona mu karya Yerusalemu bagenje gute, barasohotse barahunga, bakiza amagara yabo. Iki ni ikinyamakuru rero kizwi cyitwa NBC News. Ntabwo ndibabwira ibinyamakuru bindi byo mu isi cyangwa ibinyamakuru bivuga iby'ubuhuha. Ndabizi hanze hari ibinyamakuru bivuga iby'ubuhuha, ariko n'ibinyamakuru bivuga ibintu by'ukuri, sibyo? Iki ni ikinyamakuru kizwi cyitwa NBC News. Baranditse ngo why a tsunami struck Indonesia without warning. Babyumvise abavuga icyongereza. Kuki tsunami yashegeshe igihugu cya Indonesia hatabanjeho gutangwa iki? Umuburo. Muri iyi nkuru nafashe titire yayo gusa muzabisome. Muri iyi nkuru baranditse ngo nuko abantu bakora kuri antene ishinzwe kuburira abantu no kumenya yuko hari imyivumagatanya yo mu isi yamaze kugira hari ikibazo cyafite ubutaka munsi y'ubutaka, ngo abantu bari bisinziririye. Niko muri iyo nkuru banditse. Reka mbereka ka video gato k'ibyabaye. Ngiyi site abari ubishake, ni ikinyamakuru nacyo kizwi cyitwa Global News cyo muri Canada. Muri ibintu byari biri kuba mu bigiranye n'ibiri kuba uyu munsi, tubihuze na titre ivuze ngo tsunami yaraje, abantu muri Indonesia barenga 200 barapfa hatatanzwe iki. Buka dalam tepuk tangan. Berpisah lagi pada drum. Abantu bagiye biteguye. Bari mu ki? Mu gitaramo. Uyu munsi igitwaye imitima abantu ni iki? Amateraniro yaherutse. Bari bero muziki, nta muntu wigeze numwe ubaburira, bibere mu kuririmba bumva nta kibazo. Mpamya nashidikanya yuko abenshi muri bo bagiye batari gutekereza ku by'ubugingo buhoraho. Ntabwo bari muziki nk'iriya ngo utekereze ku by'agakiza. Muri biriya byabaye ejo bundi 2018, 2015 hari undi mwuzure wabaye. Uyu ni umukardinali, uyu ni umubwiriza, ni umubishop w'idini ry'abapresbyterian, wanditse aravuga ngo uyu munsi ni ikinyamakuru nacyo kizwi cyitwa WND. Baranditse this day in WND history. Uyu munsi mu mateka y'iki kinyamakuru ngo Sabbath breaking. Murimo murabisoma? Abantu bica isabato nibo batumye habaho tsunami. Gibiriya biranditse.
ibintu biri kuri uyu munsi, umuriro muri California, muri Australia, mwarabyumvise biteye ubwoba. Uyu mugabo yaranditse mu kinyamakuru gisomwa cyane, arandika n'umupasiteri bakoresheje interview, baramubaza bati we nk'umuntu w'Imana urabona aricyo cyatumye tsunami baho? Aravuga ngo yatewe n'abantu bica iki. Muzi icyo avuga nk'isabato? Umupresbiteri amutekereza ko ari iki? Yavuze icyumweru. Abantu batubahiriza icyumweru no batumye tsunami igenza gute ibaho. Mu ntambara ikomeye bari baravuze ngo iki? Intambara ikomeye page 114 ushyira page 115. Abafite igitabo tujyana turayasoma. Hasi niyo magambo aheruka hasi. Igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Mwayabonye? N'amaginga ya ari ku murimo we. Uwo ninde? Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umurimo wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga n'ishuheri, kubera epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Yararika umwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Arahumanya umwuka mu kirere. Aya nashyize mu cyongereza byitwa climate change, turaza kuyatindaho. Maze abantu ibihumbi byinshi bakagenza gute? Bakarimbuka. Ibyo yamaze kubikora bigenza ute? Ibyo byago bizarushaho kwaduka mu isi, kandi ari nako bigenza gute? Birimbura. Ejo bundi ni tsunami ya 2018, reka turebe icyo 2019 duhishiye. Kandi uwo mushuka ko niko biri, niko umuko abantu uravuze ngo bizarushaho kugenza gute? Kwaduka mu isi. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha ko abakorera Imana, azumvisha abantu iki? Abakorera Imana by'ukuri aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja bubaha amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, maze babahindura abagome. Ubu nta bantu bahinduwe abagome no mu Rwanda aribo bitwa yuko bari guteza ibibazo? Ku isi yose nta bantu bahinduwe abagome, kandi mu by'ukuri atari ko ari bagome. Umwuka uzatubwira ngo iki? Abantu bubaha Imana, abantu bagendera mu nzira y'Imana nibo bazahindurwa abagome, bashyirweho ibintu runaka atari ba nyirabayazana, ahubwo ari uko ari umwanzi Satani wabiteje agendere kugira ngo arimbure abantu bagenza gute? Bubaha Imana. Ntambara ikomeye niko batubwira muri Daniel igice cya kabiri. Daniel igice cya kabiri mwese mwarahasomye, uhereye ku murongo wa 35 batubwira Daniel aza imbere ya Nebukadinezari akamubwira iby'inzozi yarose. Yamubwiye iby'igishushanyo yarose gihagaze, uburyo cyanganaga, imiterere yacyo, ubwoko bwacyo. Daniel arangije ku 17 aramanuka ajya ku 25, ageze ku 35 atangira gusobanura ibijyanye n'icyo gishushanyo. Avuga yuko umutwe w'igishushanyo wari izahabu, nibyo ishushanyo bwami bw'iki? Bwa Babuloni. Ndabizi ko ibingibi abenshi mubizi. Kabiri, avuga yuko inda, amaboko n'igituza by'icyo gishushanyo byari ifeza, bivuga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Avuga yuko ubwami bwa gatatu buvuga inda n'ibibero ari ubwami bw'umuringa bugiranya ubwami bw'iki? Bw'Abagiriki. Ubwami bwa kane avuga ko ari icyuma, sibyo? Icyo cyuma cyavugaga ubwami bw'Asimu bw'Abagiriki. Nubuhe bwami? N'ubwami bw'Abaroma. Nabishyize hari. Ubwami bwa gatanu ari nabwo Yesu yaje kuvukiramo. Ubwami bwa gatanu avuga ko bwari ubwami bw'amano 10. Aha niho tugiye gutinda. Ubwami turimo uyu munsi avuga ko ari ubw'icyuma kivanze n'iki? N'ibumba. Bugeranye ubuhe bwami? Ko twamenye ubwo kuva kuri Babuloni kugera hasi. Ubu turimo n'ubuhe bwami? Abandi ko batubwiye ko ari Babuloni, bakatubwira Ubugiriki, bakatubwira Umedi n'Ubuperesi. Ubwo ni ubuhe? Icyuma cyavuyeho cyagenje gute? Ari icyuma n'ibumba ikiri gutegeka ikindi niki? Ari ikimeni ikindi niki? None ubwami bw'icyuma bwari ubuhe? N'uyu munsi buracyahari? Ubwo ubwami turimo ubuyobowe ni iki niki? Roma yivanze mu ki? Mu mahanga. Ibumba ni iki? Ndashaka ko tunda kwibumba. Ubwami bwa Yesu, Imana ishimwe, ntago Daniel yavuze ko buzakubita umutwe. Yavuze ko buzakubita iki? Aya mano. Ibi bihora iteka ryose binshimisha. Kira cyuma ni ubwami bwa Roma bwakomeje. Ibumba rivuga ubwami cyangwa amahanga. Yesaya 40:15.
dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Amahanga ameze nk'iki? Nk'igitonyanga cyangwa umukungugu uri ku kibindi, sibyo? Umukungugu uri ku kibindi. Kandi twabonye ko ubwami bwo hasi, ubwami ibuye rigiye kuzaza guhangura, ntabwo rizakubitira hejuru, ahubwo rizakubita kuki? Rizakubita kuri gishushanyo hasi. Nanze gutinda mu gihe cy'igishushanyo kuko ndabizi ko abenshi twabyize igihe kirekire. Muri Bibiliya batubwira ko ubwami bwo hasi bufite ibintu bitangaje. Buriya bwami bwo hasi, ubwami turimo, Daniel 2:41 turisome. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami nabwo buzagenza gute? Buzigabanyamo. Ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma, nk'uko wabonye ibyuma bivanzemo n'iki? Nibu. Iyi ni Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda niko yasobanura isomo. Ariko reka twifashe Bibiliya y'Icyongereza y'umwimerere. Abantu bazi Icyongereza nayishyizeho. Muri King James Version haranditse ngo, turongera tubigereranye na riya somo mitembere impamvu kirashatse ko twiga hano. Ndabizi neza ko abantu bagiye gutekereza bati Daniel 2 twarayize, reka tugere aho turi, sibyo? Twabonye yuko nitwiga ubuhanuzi mu gusora kwabwo bizaturimo kugenza gute? Kwizera, sibyo? Daniel 2:41 mu Bibiliya y'Icyongereza, abayifite namwe mwaza kubisoma, ariko iyo umwimerere haranditse ngo, ndeka mbisome mu Kinyarwanda ariko mbitranslatinga bivana mu Cyongereza. Nk'uko wabonye ibirenge n'amano, sibyo? Abazi Icyongereza ko byanditse? Verse tujye kujyana. And whereas thou sawest the feet and toes. Ubwo ni iki mu Kinyarwanda? Nk'uko wabonye, nuko bakoresha Icyongereza cya kera. Nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari part of potter's clay. Potter's clay, mwabonye ko nabigize intozo. Ni ibumba ry'iki? Ry'umubumbyi. And part of iron, n'ibumba n'igice cy'iki? Cy'ibyuma. Ibyo birasa mu Kinyarwanda nta kibazo. The kingdom shall be divided. Ubwo bwami buzagenza gute? Buzigabanya. But there shall be in it of the strength of the iron. Ariko muri bwo buzakomeza kugumana imbaraga z'iki? Z'icyuma. Kubera iki? For as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. Iri niryo batashyize mu Kinyarwanda. Ntago batubwiye miry clay. Batubwiye gusa ibumba, murebe hano. Batubwiye gusa ibumba ariko ntibatubwira ibumba ryari ryo. Namwe mubasha kureba hose hano baravuga potter's clay na miry clay. Mwabibonye? Natwe hano batubwiye ibumba ry'umubumbyi, ibyo nibyo, ariko hano hari irindi bumba batatubwiye ubwoko bwaryo. Biratubwiye y'umwimerere ngo ni ibumba ry'iki? Miry clay, ni ibumba ry'ibyondo. Cyangwa se ibumba ry'isayo kwa, ibumba rifashe ritakiri mu maboko y'umubumbyi. Rero kubera iki? Ubu bwami buzatangira. Rero sinzi noneho tujye gufunguka kugira ngo turebe icyo nashifuje ko twiga. Ubu bwami turimo buzatangira ari ubumwe bw'icyuma kivanze n'iki? Nirihe? Irihe? Ry'umubumbyi. Ariko ku iherezo hazasigara imbaraga z'icyuma, irindi bumba ryo ritakiri ry'umubumbyi, ahubwo ryarahindutse iki? Icyondo cyangwa iki? Isayo. Turi hamwe? Hano rero harimo ipfundo rikomeye cyane ry'ubutumwa bwiza mu buhanuzi. Hano tugiye kureba potter's clay cyangwa se ibumba ry'umubumbyi riragereranya ubupapa bwivanze n'amahanga ko twabibonye. Ni icyuma kivanze n'amahanga, ariko imbabazi ntabwo zirakavaho. Kubera iki? Iyo ibumba rikiri mu maboko y'umubumbyi, umubumbyi abasha gukomeza kuriha form uko agenza gute, uko ashaka. Ese umuntu yaremwe muki? Mu ibumba, sibyo? Ry'umukungugu, nk'uko muri Tangiriro 2:7 batubwiye. Ndababwiriye somo Yeremiya 18 haratubwira ibumba ry'umubumbyi. Turahera ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 6. Haranditse ngo, ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho uzamwumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko agenza gute. Iyo ibumba rikiri mu maboko y'umubumbyi, iryo bumba riba ribasha kuba ryakongera kugira ishusho. Yego? Nubwo ryatakaza ishusho, Imana ibigaragaza ko akiri amahirwe yo ko ryazongera kagira iki? Ishusho.
ndagira mbwire ko iri bumba Uwiteka n'umuriro avuga ko ari ubwoko bwa Isirayeli, sibyo? turaje tubire ku 6, ariko reka dukomeze 5. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mwibuke twatangiye ubuhanuzi butubwira ngo mu gitabo cy'akavuyo ku ngoma, ntabwo turi kwiga abandi bari hanze y'inzu ya Isirayeli. Yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Kubera iki? Mwigeze guta ishusho, ariko muracyari mu biganza byanjye. Byumweru 70 mwahawe ntibiragenza gute? Ntibirarangira, nubwo mwagiye munta kenshi. Murabizi kuri Abisirayeli bagiye bata Imana kenshi bakagenda bagaruka. Mbasha kubagenza uko ngenza gute? Uko nshaka. Hano baravuga ngo niko Uwiteka abaza, dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye. Ubwo ibumba rirashushanya iki? Ubwo ibumba rirashushanya bande? Abisirayeli, ariko bagifite igihe cy'imbabazi, nubwo bigeze batakaza ishusho maboko y'umubumbyi. Niko Uwiteka avuga, igihe cy'imbabazi nikirarangira, mbasha kongera ngafata rya bumba ko rikiri mu ntoki zanjye, nkongera nkarirema irishusho uko ngenza gute? Uko nshaka. Abisirayeli bagiye bata Imana kenshi ikababarira. Ndajyabwira yuko kuva mu mwaka w'168 Roma yafata gutegeka, ibumba ryivanze n'icyuma, Imana yakomeje kugaragaza yuko igihe cy'imbabazi cyari kigenje gute? Kikiriho. Ariko iri bumba ririmo ragenda rigana kuri miry clay. Yego? Ririmo ragenda rigana ku byondo ndetse n'isayo, aho bishushanya igihe kirangira ry'imbabazi. Hakazasigara, Bibiliya yatubwiye ngo mwaje mu isomo ry'icyongereza, buriya bwami buzasigarana imbaraga za iron, cy'icyuma gusa. Ariko ibumba ntiribe rikiri potter's clay, niba rikiri ibumba ry'umubumbyi, ahubwo rizasigara ari ibumba ry'ibyondo, ibumba ry'isayo, aho umubumbyi n'ubwo yagerageza gute atabasha kugenza gute kuri ishusho ngo bishoboke. None turi mu buhe bwami? Turi ku mutwe? Turi ku maboko n'igihimba? Turi ku nda n'ibibero? Turi ku maguru y'ibyuma? Turi hehe? Turi ku mano kuva muri kangahe? 538 kuva icyo gihe. Nabugingo n'ubu turi kumana. None ikibazo, igihe twahawe twebwe, nakunze ko Imana yabwiye Daniel ngo abo mu minsi imperuka bazagenza gute? Bazabimenya. Ibintu abantu benshi batigeze bamenya, abantu babana amaso n'Imana bagasenga. Ndajyabwire ko Imana izajya ibaha umucyo mu ntambara ikomeye. Baranditse ngo uretse no kumenya umucyo, n'igihe azazira tuzakibwirwa. Yego? Abantu benshi barakishingira kuri bivuga ngo naho yaba umwana cyangwa abamarayika ngo ntawe ubizi. Ndajyabwire ko mu ntambara ikomeye umucyo twahawe iki gihe, uravuga ngo tuzabisoma no ku bibabi by'ibiti. Hazatubwira ngo dore ngo uriya agenje gute? Araje kandi ageze ku irembo. Yobu 3:36. Twatangiye ubu bwami turimo twitwa potter's clay, twitwa ibumba ry'umubumbyi. Ariko ndajyabwire ko uko igihe kirushaho kuba kirekire, niko turimo turagenda dusatira gusigara gusa kw'imbaraga imwe yitwa imbaraga y'ibyuma, aho ibumba rigiye kuzasigara ryitwa ibumba ry'ibyondo cyangwa ibumba ry'isayo. Mwageze muri Yobu? Uhageze ahadusomera 3:36 haranditse ngo dore mpwanye nawe imbere y'Imana, nanjye nabumbwe mu gitaka cyangwa mu ibumba. Mwibuke ko umuntu yaremwe mu gitaka cyangwa mukungu. Ndababwire yuko iri bumba riragiranya ubwoko bw'Imana bwivanze n'amahanga, cyangwa se ubwami Roma yivanze nabwo, ariko bugifite igihe cy'imbabazi. Ariko kirimo kiragenza gute? Cyarangira. Miry clay cyangwa isayo cyangwa ibyondo. Ezekiel 4:7-11. Ariko ibyondo by'isayo byaho n'ibishanga byaho ntabwo bizigira bigenza gute? Ntabwo bizigira bibonezwa, bizatabwa bibe aho iki? Isomo raryumvise? Ntabwo ibyondo by'isayo byo bizigira bigenza gute? Bibonezwa, ntibizigira bishoboka. Babyumvise? Ubwo biragana he? Biragana kwirangira ry'imbabazi. Ndagira mbabwire ko amahanga n'ibicuma ari ubwami bwa Roma. Nibumba twabibonye muri Yeremiya biravuga amahanga cyangwa abantu, sibyo?
uko bakwivanga na Roma kose, uko bakwemera inyigisho za Roma kose, nta kibazo igihe cy'imbabazi kiriho. Nubwo mwivanze imbabazi zirahari, ariko ntabwo ari imbabazi zifite garanti zizaguma kugeza ibuye rije. Ahubwo mbere uko ibuye riza biratubwiye ngo bizava kuri potter's clay bijye kuri miry clay, bizava ku ibumba ry'umubumbyi ukifite ubushobozi bwo kuba yahereza ishusho iryo bumba, bigere ku ibumba ry'ibyondo, bigere ku isayo, aho umubumbyi azasigara avuga ngo ntacyo nkibasha kugenza gute kubikorera. Igihe cyagenje gute? Cyararangiye. Mu ntambara ikomeye cy'icyo cyitwa imitego ya Satani, baranditse ngo ubu Satani yimye abantu benshi ibihe byo gusenga. Ayo magambo mwarayasomye. Ntabwo abantu benshi bashishikara ibintu by'Imana, abantu bumva hakiri igihe. Ariko Yesu nava ku ntebe y'imbabazi avuze ngo birarangiye, avuye hagati yacu n'Imana, abantu benshi gusitana zahita bakura igihu ku maso, ababwira ati ubundi ibintu barangaje bituma mudasenga ni ibiki. Abantu bahite bareka ibyo bari barimo, batangire kujya kugenza gute gusenga. Nibajya gusenga basange nta muhuza bagifite hagati yabo n'Imana. Yesu ngo azinginga Data wa twese amubwire ngo wambabariye ko narababuze nkaba mbabonye ukampagahe gato, byibura nkagaruka nkababera umuhuza, nkumva gusenga kwabo ko hari byabagira umumaro. Yesu azamubwira ngo baratinze cyane. Ndayabwire ko ahantu turimo turagana, ngiye kubibereka cyangwa twanakomeza ejo, ni ahantu tugiye kugana ku iherezo ry'irangira ry'imbabazi, aho ibyo abantu benshi bari kwanga kumva uyu munsi bagiye kuzifuza kubyumva. Byagenje gute? Ibumba ry'umubumbyi ryahindutse iki? Ryahindutse isayo, ryahindutse ibyondo. Yobu 30:18. Yobu 30:18 handitse ngo iki? Yobu 30:18. Satani ni mubi. Satani mubi pe. Niba hari umuntu ufitanye amasezerano nawe, niba n'umuntu wumva agifite agasigisigi rwose ko kora Satani, azamwange. Satani ni mubi. Ubu ndushaho kugenda mbona ubibwe umunsi ku munsi. Haranditse ngo mwahageze? Yobu 30:18. Kubw'imbaraga zanjye z'indwara yanjye, kuva muri Yesaya, kuva mu rwego rw'ikiro kujya mu gitwariro hari umuzima. Ubwo iyo ndwara tuyumve, ntihaza kugira uvuga ngo ni gripe ajye kwa rugagi n'abandi. Oya, kubw'imbaraga z'indwara yanjye, umwambaro tuzi icyo ushushanya, umwambaro wanjye urahinyaraye, urankanaga nk'ijosi ry'umwambaro wanjye. 19. Yanjugunye mu byondo, ntitwabibonye ibyondo icyo ushanya? Yanjugunye mu byondo. 19. Yanjugunye mu byondo mpinduka nk'umukungugu kandi n'iki? Nivu. 20. Ndagutakira nyamara ntiwagenza gute? Aya magambo urayumva? Ndagutakira kuko namaze guhinduka nk'ivu, ndagutakira ko namaze kugira mu byondo, nsanga gusenga kwanjye ntabwo ukigenza gute ukikumva. Atari kugutubwira kutumva, ahubwo nuko uyu muntu yamaze kugera muri state, yamaze kugera muri eta, aho guhakana Imana byamaze kuzura. Turimo turuva Daniel 2:1. Tukumva aho turi kugana. Kwivanga mu gihe burayo ririya somo bakoresheje, bavuga yuko rivuga gusinya amasezerano cyangwa se kumvikana ku nyandiko runaka. Niko mu gihe burayo nagerageje kureba mu Bible commentary ahantu basobanura, baravuze muri Daniel 2:3 ngo kandi nkuko wabonye ibyuma byivanzemo n'ibumba, twamaze kubona ibyuma n'ibumba, sibyo? Ibyuma ni Roma, ibumba andi mahanga. Kwivanga niki? Kumvikana ku nyandiko cyangwa se kugira niki? Amasezerano. Kandi nkuko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu. Abantu b'Imana bazivanga n'urubyaro rw'abantu. Iyo n'ubundi bwoko bw'ubusobanuro batanze. Uretse ko byashushanyaga uburyo abami murabizi bya Napoleon nanze kujya mu mateka, uburyo bagiye bashaka gushyingirana, Charles wa gatanu agashakana yo gushyingirana n'undi mwami w'Ubwongereza, gutyo kujya bivange kujya bakore umwe bwa Europe, ariko byananiranye. Ariko ntibazafatana nkuko ibyuma bitavanga n'ibumba. Muri kino gihe kw'ibyo byarangiye byo kwa Napoleon, muri kino gihe n'ubuhe bumwe bundi bushaka gukorwa, nuko abantu bagomba kugira amasezerano bagenza gute bumvikanaho, nabwo n'ubundi buryo bwo kugenza gute bwo kwivanga no kwifatanya, cyangwa kugira inyandiko bari bushyireho. Muze kwibuka mu ntambara ikomeye page 114 twasomye ngo iki? Satani kugira ngo arimbura bubaha Imana kandi abateze ikibazo, nuko azajya ateza ibibazo ku nyanja, imiyaga, koreka imyaka n'ibindi, kugira ngo ahindure ikirere. Niko twasomye, sibyo? Entre parenthèses climate change. Muri kino gihe kuva 2015 na hano muri convention yo nama yarabaye yiga kubyitwa Paris Agreement. Mubizi? Habayeho gusuzumwa, voilà.
Pascal nubabizi habeho gusuzuma ibijyanye n'izi agreement ibabaje isi kurenza izindi, amasezerano yigeze asinywa kurenza ayandi mu isi. Uyu munsi ateje ngiye kubibereka ateje isi ikibazo kandi ahangayikisha abantu n'amasezerano yitwa Paris Agreement. Amasezerano yasinyiwe hehe? I Paris. Ejo bundi hari ibindi byabaye ariko igihe ni Imana idukundira tuzabirebaho. Aya masezerano avuga kuki? Avuga ku bijyanye Paris Agreement n'amasezerano yasinyiwe i Paris, avuga ku bijyanye no kugira ngo isi abantu bongere bagire ibintu byitwa kwita ku bidukikije, ndetse no kugira ngo abantu be guhumanya ibintu, be guhumanya ikirere n'ibindi bintu byinshi, abantu be guteza isi ikibazo kubera ko isi itejwe ikibazo n'abayituye, niko bavuze muri make. Noneho ikintu cy'amakuru kizwi cyane ku isi cyitwa Time Magazine baranditse abantu bo mu isi byavuzwe tariki 2 z'ukwa 12 2015. Ayo masezerano amaze igihe gito asinywe. Baravuze ngo abayobozi bo mu isi, world leaders must listen to Pope Francis on climate change. Abyumvise? Abayobozi ba hehe bo mu isi yose. Ayo ni amahanga, ayo ni amahanga ashushanywa n'iki? Kuri Daniel 2 ashushanywa n'iki? N'ibumba. Nibari ry'umubumbyi cyangwa rikaba iry'ibyondo, aho reka tube tuyere turahareba mu kanya. Ayo gusa tubizi ko ari ibumba, sibyo? Bagomba kumvira nde? Must ni itegeko. Listen, kumvira. Papa nde? Francis ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Bakoze ibijyanye n'imyiyerekano ariko itari nk'ingi abantu bajya bakora kujya muhanda. Abayobozi bose bo mu isi, yewe na Ban Ki-moon, abayobozi bose bo mu isi bafashe inkweto zabo bazikuramo aho bari hirya no hino ku isi, bazitegera indege, bazohereza i Paris, bazitondeka imirongo. Ngibi mu kinyamakuru n'amavideo ni mu yashaka ndabereka. Inkweto muri 2015 zari ziri imbere y'izindi zose, ngizi hano imbere ni za Papa Francis. Kuri zo yashyize akantu kitwa ngo Laudato Si. Laudato Si tujye kwirebaho. Laudato Si ni encyclical, n'urwandiko buri papa wese ajya yandika rwitwa imigabo n'imigambi azakora, ibi nashyize imbere kandi abayobozi bo mu isi bose bagomba kuzafatanya nayo kugenderaho kuko niwe ubayobora. Papa Francis iyi Laudato Si narayisomye ndayirangiza, ni igitabo kinini cyane. Handitsemo ngo ingingo nayo ndaje nyibereke, handitsemo yuko ikintu azashyira kurenza ibindi ni ukongera guheza icyumweru agaciro cyari gifite ubwo Kiliziya Gatolika yoboraga isi yose mu mwaka 538 kugeza mu cya 798. Icyo gihe muzi ibintu byabaye imyaka 160 y'iki y'umwijima cy'akarengane, aho abantu bose batumviraga ubupapa bagenzaga gute? Umva aho tugeze. Papa uyu nguyu murabizi ni umujesuite, sibyo? Abajesuite bajya kuvuka mu cya 517, bajya kuvuka abajesuite bashinzwe na Ignatius Loyola, bajya kuvuka niba mwarabisomye mu ntambara ikomeye cy'icyo cyitwa ubugorozi mu Bufaransa cy'icyo 12. Mwarabisomye ubwo ba Lefebvre n'abandi bantu bari barakoze ubugorozi bukomeye. Abajesuite bavutse kugira ngo barwanye cyitwa Protestant, ariko baburwanye bakoresheje ubwenge butandukanye no gushaka kwica abantu, sibyo? Bashinga ibigo by'amashuri, bashinge ibitaro, bagiye abantu beza bo gufasha, binjire mu bigo bya za leta kugira ngo bashepinge ibyo tugiye kubireba, za policies, inteko zishinga amategeko, ariko byose bigendeye kurwanya iki? Mu Protestant. Laudato Si Papa Francis yaragiye kuzasohoza icyatumye abajesuite bashingwa nyuma y'imyaka myinshi. Papa nta mupapa n'umwe umujesuite uriho, Papa Francis yaraje kugira ngo asohoze icyo abajesuite bashyiriweho. Ariko ikibazo abashyiriweho kuba abarinzi, abashyiriweho kuba abarinzi, ababwiriza, abapastoro, abaririmbyi, barimo abakuru b'amatorero rakoze, barimo barabwira umukumbi iki muri kino gihe? Ni ukuburira cyangwa turasinziriye? Ibyabaye muri Indonesia nibyo bigiye kuzabana ku bwoko bw'Imana. Ikinyamakuru cyitwa Fox News, nicyo kinyamakuru kizwi muri Amerika, baranditse ngo if Paris climate talk bogged down, Pope Francis may make a gentle statement to nudge negotiators. Niba amasezerano y'i Paris adashyizwe mu bikorwa, Papa Francis afite uburyo azavugana n'ababishyira mu bikorwa. Turashitubirere yarabikoze cyane, yabikoze. Jesuit in Britain ni kinyamakuru cy'abajesuite mu Bwongereza, baranditse ngo abajesuite nabo bashyize ijwi ryabo mu kwifatanya n'abantu bari bukorere inama i Paris. Abajesuite bihurije hamwe, ariko nzabasomera ejo mfite umwanya. Kino kinyamakuru bavuze ibintu biteye ubwoba. Abajesuite n'iki bakoze?
baragiye bategura abantu 500 mu Bufaransa bo kugira ngo bajye gusakaza inkuru yijyanye n'umugambi wihishe muri Paris Agreement, mu masezerano yo kuri climate change, mu masezerano yo kubijyanye n'ihindagurika ry'ikirere, sibyo? Ndabizi ko abantu benshi mushobasha kutumva uburemere bw'ibintu turimo turiga, ariko turaje tubirebe. Baravuga bati abantu bagomba kujya gukwirakwiza aya matwara, basinya amasezerano. Trump yikuye muri Paris Agreement, murabizi? Abantu benshi byatumye bavuga bati okay, ubwo buhanuzi ntabwo buzigera busohora kuko bugomba gutangirira muri Amerika. Siko twese twabyize nk'abadventiste. Ejo bundi naganiriye n'umwe mu bantu bakomeye mu itorero, turi kuganira ku bintu runaka by'imyizerere kuri WhatsApp, ndabifite na hano. Arangije arambwira ati nanagaragaje ukuntu muri Europe abantu bibumbiye hamwe bagafunga amashopu ku cyumweru. Byaratangiye muri Pologne cyangwa Poland, ibonetse no mubizi. Nta maduka akora dimanche. Babishyizeho itegeko rikomeye, birakomeza bijya Luxembourg, naho batangira gufunga amaduka. Birakomeza bijya mu bindi bihugu gutyo, bahere mu bihugu burimo bagaturika bwishi cyane, ariko bizakwira hirya no hino. Mbivuze uwo muntu twari turi kuri groupe ararakara cyane, arambwira ati gutyo n'ukuyobya abantu, ntago buhanuzi buzatangira muri Europe, ahubwo buzatangira hehe? Muri Amerika. Abantu benshi baravuga bati kuba Papa Francis yarikuye muri Paris Agreement nta buhanuzi burimo. Reka nze mbereke ukuntu ubwo buhanuzi burimo. Trump yikuye muri amasezerano, ibumba rizivanga rizavamo kuri mubumbyi, ubwo amahanga azaba ari kwemera. Mwibuke Daniel 2:1 batubwiye ngo, Daniel 2:1 ko mutajyayo muri Bibiliya, Daniel 2:1 batubwiye ngo, tujye turasoma yaho twumve neza ibyo tugana ku musozo icyo tugomba kuva muri mugoroba. Daniel 2:1 haranditseho, kandi nkuko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, nibwo bwami buzigabanya, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma. Mwabyumvise? Imbaraga zasigara zikomeye n'iziki n'iz'ibyuma, kandi twamenye ko ibyuma n'ubwami bwaki bwaro. Mwene magambo, abami bose bo mu isi bagomba gutakaza imbaraga, sibyo? Bakagaragara nk'aho baniye kuyobora za leta zabo. Biragaragara? Mwabonye biri kubera mu Bufaransa aho Macron byamunaniye? Ibyo nzabiberekeje turi kwiga icyitwa gilet jaune. Nzaberekeje ukuntu bifitanye isano n'ubuhanuzi. Abami bose bo mu isi ninde uri gutuma bagaragara nk'aho bananiye kuyobora leta zabo? Ibyuma bigomba gusiga byo bifite iki? Imbaraga. Ibumba rikagenza gute? Ntirigaragare. Kandi icyo gihe azaba ari igihe ibyo ibumba ritakiri ibumba ry'umubumbyi, ahubwo ryamaze guhinduka iki? Isayo. Imbabazi zagenje gute? Zarangiye. Mu gihe abantu bo mu isi bari gushaka kwemera inama za Papa Francis, mu gihe ubugaturika burimo burigarurira imitegekere itari ya politike gusa, ahubwo n'iy'iyobokamana, kugeza ubwo natwe nk'abadventiste tuzisige dufite ubwoba bwo kuvuga ibintu bicyaha icyaha mu izina, kandi ari abagabo Imana yavuze bagomba kuvugwa mu burezi. Imana ikeneye abagabo batagurwa ntibagenze gute, bavuga icyaha mu izina nubwo byabasaba kumena amaraso yabo. Papa Francis arimo arahamagara ko amasezerano y'i Paris ajyanye n'ihindagurika ry'ikirere yashyirwa mu bikorwa kandi vuba. Yagenza gute? Muruko icyo Fox News yavuze, abayobozi bo mu isi ne badashaka gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris, nkuko bajya bashyira amasezerano menshi ariko ntazajyeho, sibyo? Murabizi amasezerano yo gushaka kugira Afrika imwe, ibyo byigeze bibaho kera biranirana. Amasezerano yo gushaka kugira ifaranga rimwe byagiye bibaho kenshi bikanirana, sibyo? Ariko aya masezerano yitwa ngo n'ay'i Paris, baravuze ngo Papa Francis ibihugu nibidashaka kuyashyira mu bikorwa, we azagenza gute? Azahamagara ba negotiators, abashinzwe kubikora bagenze gute? Reka mbereke muri Amerika ukuntu byagenze. Amerika imaze kubyanga, Laudato Si mwike ku nkweto za Papa ziri imbere. Mwabonye akaletre kari kariho? Reka nongere nkabereke. Hano Papa Francis, hano sinamubibona, handitseho Laudato Si. Mwabonye? Laudato Si ni encyclical, ni urwandiko rwa Papa Francis yashyize akimara gutorwa kwa Papa, kandi uru rwandiko cyangwa se iki gitabo encyclical yayihaye buri perezida wese wo mu isi. Buri perezida wese arayifite mubiri we, nuko tutabasha kubasanga aho baba, ariko wabasha kugeraho ukabaza tufite Laudato Si, nubwo yabiguhisha ariko mu mutima yabizi neza akayifite. Buri mu perezida wese wo mu isi Papa wabasha kubona Papa Francis nta kindi kintu yamuhaye. Ndaje mbibereke, ajya muri Amerika yatanze Laudato Si. Kubera iki? Ni igomba kuyobora isi, kandi ishingiye ku gusubiza icyumweru muki mu mwanya wacu. Abizi ubanzi neza turabizi ko icyumweru kimara gushyirwaho imbabazi zaba zigihari.
abantu ngo bazashaka. Mwibuke muri Yobu, ndagutakira ndi mu rwondo, ukanyumva? Ahubwo ntugenze gute? Ntusubize. Abantu bagiye kuzifuza gusenga no kwihana, bazagenje gute? Abantu bagiye kwifuza kuza mu materaniro bitakigenje gute? Batagifite ubabwira ngo bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, ntibazagenza gute? Ntibazabona ubabwira. Ingingo 237 muri uru rwandiko nababwiye ko nayisomye, haranditse ngo nkuko bimeze ku munsi w'isabato w'Abayuda, nashyize no mu Cyongereza kugira ngo abagisoma barebe. Nkuko bimeze ku munsi w'isabato w'Abayuda, umunsi w'icyumweru ukwiye kuba umunsi utuma tugirana umushyikirano n'Imana twebwe ubwacu, ndetse tukagira umushyikirano na bagenzi bacu. Hakaba siporo ihuza abantu, aho abantu bagomba gusabana. Ntiyabekiri ikibazo hagati y'umuturage na minisitiri, bagakora siporo ubwo bashyikiranye, bakaganira baganira telefone, aho uwo wabuze cyo washaka kugira wamugeraho binyuze ku munsi wa ryari w'icyumweru. Amaduka afungwe dimanche, abantu bibe umwanya wo kwidagadura, wo guhura n'imiryango. Abantu babone umwanya bagenze gute? Basenge. Abantu basurane. Ikibazo cy'imiryango itagifite umwanya wo kubonana kizaba gikemutse. Imodoka zahumanyaga ikirere, imihanda izafungwa, nta modoka izagenza gute? Izatambuka. Nubwo umubyeyi aba yenda kubyara, azabwira ko umuhanda ugenje gute? Kubera ko ari kwa kangahe? Ku cyumweru. Papa Francis amaze ibi bintu, ndagira mabwire ko aya masezerano uwayafinanshije ni Papa Francis. Ndaje mbibereke. Uwabishyize imbere byose ni Papa Francis. Kujya bibera i Paris, ejo nzabereka kuki bigomba kubera i Paris cyangwa kuki byabereye i Paris. Imana nidufasha igafungura amarembo, tuzabyiga. Kandi nibidakunda ubwo azaba ari umugambi Imana, tuzacyura ibi ngibi nabyo tubyize neza byadukiza, sibyo? Abantu benshi baravuga bati Trump yikuye muri aya masezerano, sibyo? Siko bimeze? Nimunasoma muzajya munabyumva. Ariko reka mbabwire, umuntu witwa Pelosi, Nancy Pelosi, mwihangane hano muwakurikira mu bwenge bukomeye. Nancy Pelosi n'amateka nta kundi, kuko niko ubuhanuzi buzajya busohora, sibyo? Busohora mu binyamakuru. Nancy Pelosi yandikiye Papa avuga ngo Trump dishonored God by walking away from Paris Accord. Abantu mwumva Icyongereza mwafashije gusobanura aya magambo. Hari mwumva Icyongereza hano utaringiye kugira ngo abivuge? Iriya titire avuga ngo iki? Pelosi, Nancy Pelosi yavuze ngo iki? Trump yagenje gute? Dishonored God, déshonoré, yasuzuguye Imana cyangwa se yanze kubaha Imana. Abitewe n'iki? Kuba yikuye muri aya masezerano y'i Paris ni igikorwa cyo kurwanya Imana mu yandi magambo. Mwabyumvise? Nancy Pelosi yabivuze, yavuze yuko Trump atagomba kwivana muri aya masezerano, ko Trump yanze kuyasinya. Mu kintu cyakurikiyeho, ejo bundi Nancy Pelosi yatorewe kuba umuntu wa gatatu ukomeye muri Amerika kurenza abandi bantu, nyuma ya Trump na Vice President. Umuntu wa gatatu ukomeye muri Amerika, ejo bundi tariki 29 z'ukwa 11 uyu mwaka, nako ni 28 nabwo yatowe. 28 sibwo habaye amatora ejo bundi, abademokrate n'abarepublika batora Nancy Pelosi. Iki ni cyamakuru cyitwa Washington Post, ni cyamakuru kizwi. Nubwo bajya banshinja ngo mvuga ibinyamakuru, ariko ntago ndi kubabwira ibinyamakuru bivuga bya paparazi. Mwabibonye ko ari Washington Post. Nashyizeho na titles kugira ngo abantu babishaka muzabirebe n'ama link ariho. Nancy Pelosi yatorewe kuba Speaker wa House of State. Muraje muri amaze gutorwa. Iyi ni biography kuri Wikipedia. Wikipedia ni nka dictionnaire kuri internet ivuga ibintu bikomeye. Muri make bavuze Nancy Pelosi kuva yavuka, baramumanuka ibintu yagiye akora, ibintu yagiye arwanya, bavuga ibintu bikomeye umudamu yakoze. Bageze ejo bundi tariki mu kwa 8 2018 bavuga uburyo yahamagariye umugabo witwa Duncan kugira ngo resigning. Amaze kurisigning baravuga ati nta kintu twahembuye umugore uretse kumutora. Tariki 28 murebe hano hasi, tariki 28 mwabonye z'ukwa kangahe? November mu kwa 11 ryari 2018. Uyu munsi tariki zingahe? 28 z'ukwa 10. Ubwo bimaze ukwezi kumwe. Nancy Pelosi yatorewe House Democrat nominated Pelosi to once again serve as Speaker of the House. Mwabyumvise? Nancy Pelosi mwibuke 2015 yarwanyije Trump amubwira ngo kuba yanze gusinya ari amasezerano, yarwanyije nde? Imana. Nyuma yaho ahita ahembwa
kuba nawe agomba kuba umuntu ukomeye uvuga rikijyana kandi akinfluensa ibyo perezida atabasha kuvuga nawe akaba yavuga kugira bishyirwe mu bikorwa. Ninde watumiye papa kugira ngo aze kuvuga i Paris? Nancy Pelosi akimara gutorwa yavuze iki? Ari kwiyamamaza mbere yuko atorwa, uretse ko na nyuma yo gutorwa yarabivuze. Iyi ni CNN, mwayibonye? Ni CNN Politics. CNN igira amakuru menshi, politics, imikino n'ibindi. Iyi ni CNN Politics. Baravuze Nancy Pelosi plans, arimo arapanga, to push for revival of what? Climate Change Committee in new Congress. Kuko muri 2015 twebwe twanze muri Congress twabyanze, ubwo njyewe ntowe nta kindi kintu uzashyira imbere kitari iki? Climate change. Gusunika kugeza ubwo amasezerano y'impinduka by'ikirere agomba natwe tugomba kunyeza gute kuyajyamo. None ikibazo, Amerika nayo igiye gukina uruhare nk'urw'ibindi bihugu? Nshuti z'Imana, Bibiliya yavuze ngo twe ntituri mu mwijima, uwo munsi tuzagenza gute? Tuzadutungura. Intambara ikomeye, page 800, turi kugana ku musozo. Byagaragaye neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ubasha gushangwa n'inyamaswa ifite amahembe, page 800, intambara ikomeye, ari ubasha gushangwa n'inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, kandi ko ubuhanuzi buzasozwa igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere cy'umweru. Twabonye ikintu climate change igendereye, amasezerano y'ihindagurika ry'ikirere. Twabonye cyagendereye, agendereye iki? Gusubiza icyumweru mu mwanya cyagenje gute? Cyahoranye mu myaka 1960. Ariko abagomba kubivuga, abagomba kubitwitinga, abagomba kubibwiriza bagenje gute? Barasinziriye. Abagomba kubiririmba, ejo bundi umunanyoheje indirimbo ndayikunda cyane, yibe kora izo zarimbaga gutyo nane njya mu bitaramo, yitwa ngo imibare. Atabantu ntago bari kwiga imibare, kandi abantu bazi imibare yabanyuza ahantu henshi. Muri make ndi guparaphrasing, ntago nabifashe mu mutwe. Murumva yuko abantu bakeneye kwiga, ariko ntago bari kwiga igikwiriye. Urakoze. Nk'ikimenyetso kidasanzwe kiranga gukomera kwa Roma, ninde ugiye kuzabihatira abantu? Niki? Amerika. Nancy Pelosi umaze gutorwa arabyivugiye yuko ikintu agiye gushyira imbere ntago ari ibyo kurwanira abatinganyi. Ibyo nibyo biraje inshinga itoro ryacu, ejo nibyo muzavuga mu migisho ngo bira by'umwe bw'itorero. Nta kindi cyatumye ari migisho yandikwa, nzabibereka nimwe nabishaka. Video ndazifite, narabikurikiye ndi muri Gabo. Natanze na commentaire kuri general conference, nageze ubwo vuga ati okay, bashyizeho ibintu biri live, nanjye ngomba gukomentinga nka participating. Nanjye ndabandikira ngo ibyo nibyo biraje inshinga itoro ry'Imana, ntago muzahantu tugomba gushyira focus yacu. Bajwe inshinga na LGBTQ n'ibindi, ariko Papa Francis murabona iki muraje inshinga ari kuri track, ari kurasa ku ntego y'icyatumye ajyaho. Nkatwe twebwe nk'abarinzi, niyo mpamvu gukanguka kutazasaba ijwi ryoroheje, ahubwo kuzasaba ijwi rigenje gute? Rirenga. Nk'ikimenyetso kidasanzwe. Ariko muri uko kuramya ubupapa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizaba ari yonyine. Oya, mwumve neza, kugira ngo Amerika ishyire mu bikorwa ibyo bintu ntabwo izaba iri yonyine. Mwumve, ibyo Roma yakoresheje mu bihugu yari yarigaruriye bizaba bitarashiraho burundu. Nanone ubuhanuzi buvuga ko Roma izongera kwigarurira ububasha bwayo, niko ubuhanuzi buvuga. Muri kino gihe irimo irabwigarurira. Yego. Kugeza ubwo umva, uretse n'abayobozi mu by'idini n'abayobozi mu bya politike basigaye batinya umugabo witwa Papa Francis. Kugeza ubwo Korea igira ikibazo na Amerika ikavuga iti dukeneye ubutabazi bwande bwa Papa Francis. Igomba kwigarurira igasubirana imbaraga yagenje gute yahoranye. Kugeza ubwo mu itoro ryacu basigaye babwira umubwiriza bati, cyangwa gatumira umupasiteri bati, uwo mubwiriza mubwira ceceke ye gukomeza kuvuga iki? Roma. Message zirahari. Nuko mbona umwe muri ya mitwe usa n'ukomeretsa uruguma rwica, ariko uruguma rwashiruza gukira. Murabizi cya 1920. Abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Gukomereka k'uruguma rwica bisobanura gutsindwa k'upapa mu cya 1908. Murabizi byabaye mu Bufaransa. Umuhanzi aravuga ati, hanyuma y'ibyo ruguma rweshe rwarakize, maze abantu bo mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bagenza gute? Bayitangarira. Ari abayobozi mu bya politike, abayobozi mu by'idini, abacuruzi, abantu bose bakurikiye inyamaswa kandi bari kugenza gute? Bari kwitangarira. Tumba nta muntu ufite ubwenge buhanye n'ubw'inyamaswa. Paulo yerekana yeruye yuko umwana wo kurimbuka ubwa kabiri bw'Abatesalonike 2:3 azakomeza kubaho kugeza Yesu agenje gute? Agarutse. Hafi y'iherezo ry'ibihe azashyira ahagaragara imirimo ye y'ubushukanyi.
barimo arayishyira ahagaragara. None ikibazo, turahumye cyangwa turi kuyibona? Inama zirategurwa zikajya hirya no hino ku isi, tukamenya ikiziri inyuma cyangwa ntitukimenye. Kandi umuhishuzi yerekana upapa aravuga ati abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amagambo nashakaga ngaya, ari mu isi ya kera. Isi ya kera ni iyihe? Reka twumve. Ari mu isi ya kera no mu isi ya none ubupapa buzahabwa ikuzo binyuze mu kuruhuka ku cyumweru, byerekana ko nta gushidikanya ubasha bw'itorero gatolika, byerekana nta gushidikanya ubasha bw'itorero gatolika ry'Iroma. Ikizerekana ko itorero gatolika ry'Iroma rifite imbaraga nuko ari isi ya none, ari n'isi ya kera, byose bizaruhuka ku munsi wa ryari w'icyumweru. None isi ya kera ni iyihe? Isi ya none ni iyihe? Mu cyongereza baravuze ngo ni old world na new world. Iyo bavuga new world baba bashaka kuvuga iki? Amerika. Ubwo bavuga old world baba bashaka kuvuga iki? Uburayi. Urakoze cyane. Isi ya kera ni iyihe? Intambara ikomeye page 21. Ndasubirisha umwuka w'ubuhanuzi. Isi ya kera n'uburayi. Abajesuite cyaba Yesuite. Papa Francis n'umujesuite? Yego. Abajesuite bakoraga uko bashoboye bagacengera mu myanya y'ubutegetsi. Barimo? Yego. Ejo nzabereka no mu Rwanda, Imana niduha uburyo. Nzabereka no mu Rwanda ukuntu ari bo barimo barashapinga systeme ya education. Tuzabisoma ku binyamakuru. Ati ni gute uburezi bwo mu Rwanda bwagira ireme? Abajesuite baje kubyigira ku Gisozi. Abajesuite bakora uko bashoboye bagacengera mu myanya y'ubutegetsi kugeza nubwo bazamutse bakaba abajyanama b'abami. Uyu munsi ni abajyanama b'abaperezida, kandi bagatunganya imiyoborere y'ibihugu, entre parenthèses shaping policy of nations. Bigiraga abagaragu kugira ngo babone uko baneka bashebuja. Bashinze amashuri y'abana b'ikomangoma n'abakomeye, amashuri y'abana ba rubanda rwa giseseka, maze bagatoza abana b'abaprotestani kubahiriza imigenzo y'upapa. Uyu munsi amashuri meza n'ayabandi. Iyo abana bacu batsinze tuba twifuza ko bajya kwiga hehe? Bakoreshaga uburyo bwose bwo gutera urujijo mu ntekerezo no gutwara intekerezo. Buri umudendezo ababyeyi bari baraharaniye bakemera no kumenera amaraso ukabuhindutsa ubusa mu bana babo. Uyu munsi ababyeyi bari kurira ko abana badakunda ibyo gusenga. Babikundira he? Ko mwabohereje amashuri y'abagatolika n'ay'abadive ko yacengewemo n'abagatolika, ko ariyo mabi kurenza y'abagatolika. Ejo bundi nari kinyamakuru cyanditse ko apasi aricyo kigo kibi kurenza ibindi muri cyambara nabi, gifite imitwarire mibi. Ikinyamakuru cyitwa inyarwanda.com cyaranditse ngo ikigo cya Pasi, ikigo cy'Abadiventiste umunsi wa karindwi ka Busunzu, nicyo gifite uburere bubi, imyambarire mibi kurenza ibindi bigo byose byo mu Rwanda. Icyo kinyamakuru kirahari. Barinjiye kugira ngo basenye uprotestani, nibarangiza abana babice amahame ababyeyi babo bavunikiye. Reba abasogokuru bacu ibisozi n'ibibaye bamanutse, ariko twe tukaba dufite ubute bwo gusenga, ubute bwo gukora ivugabutumwa. Kubera iki? Nuko abajesuite badukururiye ibyabo. Twaratsinze twumva ko amashuri meza tugomba kujya kwigamo ari ayabande, ari abagatolika. Tugezeyo amahame twigishijwe tukiri bato arasikigingira, bakuza gushidikanya ibyanditswe byera. Nabugingo no hasi abayesuite bakwirakwiye mu Burayi. Mwibuke neza batubwiye ngo ntabwo ibyo bizabera mu isi ya none gusa muri Amerika, ahubwo bizabera no mu isi ya ryari? Isi ya kera ariyo Burayi, n'isi ya ryari? N'isi ya none. Hano baratubwiye ngo abayesuite ntabwo bari muri Amerika gusa, Nancy Pelosi. Oya, abayesuite bakwirakwiye no mu Burayi mu buryo bugenje gute? Bwihuse, banyuze muri ibyo biryo, muri ubwo buryo bwo gushinga amashuri, ibitaro n'ibindi. Kandi aho bajyaga hose ubupapa bwagezaho gute? Bwarabyuka. Intambara ikomeye page 121. Reka nsoreze hano, niho ngiye gusoreza. Ejo bundi mbere y'uko nza, hari igitabo cyasohotse nagiye n'abantu bamwe hano mu Rwanda cyitwa Shaping the Future of Work. Reka nsubire inyuma mu ntambara ikomeye, mwibuke amagambo twize agomba gutuma tugubwa neza. Mwizere n'abahanuzi b'Uwiteka mubone kugenza gute. Murabyibuka? Abahanuzi b'Uwiteka, dufite umuhanuzi Uwiteka yahaye itorero. Intambara ikomeye twabibonye. Nituyiga izakura amaso ku igihugu ku maso. None batubwiye ngo abajesuite n'iki bakora, nubwo badashaka ko ngo tubavuga. Abajesuite n'iki bakora? Intambara ikomeye page 21. Abajesuite banjiraga mu butegetsi bwa leta ngibiri, bagashinga bagatunganya imiyoborere y'ibihugu, ari byo mu cyongereza bavuze ngo shaping policy of nations. None igitabo basohoye ejo bundi cyitwa ngo iki? Shaping the Future of Work. Nicyo gitabo cyasohotse ejo bundi muri Europe. Hari icyitwa komisi ni komite
ihuza abagatolika, uburyo abagatolika binjiye muri Union Européenne kugira ngo batume uburayi bwongera kugira imbaraga. Hari amagambo nagerageje gukurikiranya yavuzwe muri icyo gitabo, naragisomye igitabo gito gifite page 40, namwe uri buze kugishaka ndakimo, yaba ari kuri flash cyangwa kuri WhatsApp. Muri icyo gitabo ijambo icyumweru ryavuzwemo inshuro 11. Mwumve, shaping the future of work. Batubwiye mu cyongereza ngo nibo bashapinga policy of nation, nibo bashyiraho imitegekere n'imiyoborere y'iki y'ibihugu muri Europe, mu bumwe bw'Iburayi. Kandi batubwiye ko ibyo ntabwo bizakorwa mu isi nshya gusa ivuga Amerika, ahubwo bizakorwa no mu isi ya ryari yace. Twabonye ko abayezuiti bakwirakwiriye mu Burayi mu buryo bugejeje gute bwihuse. Kinamba rikomeye tubwiye icyumweru cyavuzwe inshuro 11 gusa. Unions cyangwa kwishyira hamwe byavuzwe inshuro 17. Common goods, ibyiza duhuriyeho, byavuzwe inshuro 9. Solidarity, gufashanya bworoherane, byavuzwe inshuro 9. Pope Francis muri icyo gitabo yavuzwe inshuro 10 na zingahe? 19. Ubugatolika bwavuzwe inshuro 9. Catholic social teachings cyangwa se inyigisho mbonera nyinshi rusange za Kiliziya Gatolika byavuzwe inshuro 3. Ubwo Gatolika ni irimo irashapinga uburyo Union Européenne igomba kugenza gute, igomba kuba imeze. Ngira website yabo yitwa Comis, ni igitabo basohoye kandi iri mu website muze kuyisoma, yitwa comis.eu. y3 comis.eu. Nimuza kwasoma baraza kubona ibikorwa byose Kiliziya Gatolika ikora muri Union Européenne. Ni ihuriro ryabo rya Kiliziya Gatolika uburyo imira shaping Union Européenne. Ntabwo ndi gusoma aya magambo yose, ariko iyi screen mushobora kuyibona. Baravuze ngo mu gihe turimo turakora izi mpinduka, we will deeply transform our society. Tuzagenza gute? Tuzahindura iki societe yacu, tuyihe undi murongo ngenderwaho. Uwo murongo ngenderwaho ni uwuhe? Aya magambo yose nanagize gutya kugira tuyasome, ariko labor union, ibigo ibi mukoramo byo mu PSF, labor union, ibigo by'abikorera cyangwa se ingaga z'abikorera, tuzazinjiramo kugira ngo tuzihe umurongo ngenderwaho abantu bagomba kugenza gute gukoreramo. Labor unions zigomba guhabwa umurongo, byose kandi bigendewe iki? Bigendeye muraje murebe common rest period. Mwabonye kugira ngo abantu bahabwe igihe gihagije kingana cyo kugenza gute, cyo kuruhuka. Kandi uwo munsi haundi ni cyumweru. Dore ngibi Sunday, ngibi muri icyo gitabo kuri page yacyo ya 16. Sunday which is recognized, nanabishyizeho ngo tubisome byose ariko ntabwo ndi bisome byose. Sunday which is recognized by tradition. Mwabyumvise ko icyumweru gifatwa nk'umuco, ntabwo ari itegeko ry'Imana, nabo barabizi, ni tradition n'umugenzo. Or custom as a weekly day of rest in all the EU member states. Mwabibonye? Sino muri gukurikira aya magambo. Icyumweru ni umunsi muri Europe yose umaze gufatwa nk'umunsi wo kugenza gute, wo kuruhuka. Kandi muri leta zose zigize ibihugu by'ubumwe bw'iki bw'Uburayi. Papa Francis ariko muzira azi icyo agendereye. None ikibazo, abarinzi bararyamye cyangwa barahonikiye? Muri Amerika ho bite? Mu isi ya none ho bite? Ariyo si yacu uyu munsi. Niba Nancy Pelosi umuntu wa gatatu ukomeye muri Amerika, twabonye neza niwe watumiye Papa Francis kugira ngo ajye kuvugira muri ya nama, kuvugira muri Congress, niwe mutumiye, niwe wakoze iyo campaign. None ejo bundi Trump abaye nk'uwanze gusinya agreement, Nancy Pelosi arongera asubijwe iki imbaraga kugira ngo n'ubundi ajye mu mwanya agomba kuvuga rikigenza gute rikijya. Ubwo yivugiye ko azapushinga kugira ngo amahame yose ashingiye muri climate change, ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere azagenze gute, azasohozwe. Ntambara ikomeye yatubwiye ngo ibibazo byose by'ihindagurika ry'ikirere biri kuba bitagendeye abantu babiri, ahubwo bigendeye abantu bangahe? Umuntu umwe niwe bizashyirwa ku mutwe yuko ari uteje isi iki ikibazo. Igisubizo gishyirwe mu maboko y'icyuma, ibumba ryahindutse iki ibyondo. Nshuti z'Imana, kadusoreze ku isomo ryiza cyane, isomo nkunda kandi nifuza ko ryaba iry'umuntu wese. Imana yahaye impano nziza iruta izindi twa gusoma, sibyo? Bwa twese Imana duha amahirwe angana. Nta muntu niba twese tuzi gusoma, twese Imana duha amahirwe angana. Ni iki Imana yifuza? Kansome wa Roma igice cya 13 iravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo. Duhere ku 11.
kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Amen. Turi mu gihe cyo gukanguka. Niba tubonye ko ubwami bwose bwo mu isi bushushanywa n'ibumba bwageze aho bwatangiye gutakaza imbaraga bwose buri kuzishyira amaboko y'icyuma, icyuma kabe kigiye gusigara imbaraga, biratwereka yuko ubwami bundi burimo burahinduka iki? Icyondo. Bishushanya ko imbabazi ziri kugenza gute? Ziri kurangira. Ndagira mbwire yuko Imana irimo iratwereka yuko igihe cyo gukanguka cyagenje gute? Cyasohoye. Nuba ruryamye atangire gusaba Imana kugira ngo bimewe gukanguka. Cyo gukanguka kirasohoye rwose. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twagenje gute? Twizereye. Kubw'ibyo bigenze gute? Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo. Ariko mwumvise icyo tugomba gukora? Ntitugire ubwaka, ahubwo tugenze gute? Duhinduke. Warambaye imyambaro y'umwijima, natangire yambare iki? Yambare umucyo. Iyo umuntu abonye ko igihe kigeze, iyo umuntu abonye yuko igihe kimusohoreyeho, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ave mu byo yemera, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo ashike mu byo yemera kandi atangire ahinduke, sibyo? Nibyo Yesu yavuze ati mbebwe bitaraba kujya niba muzagenze gute? Muzizere. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. 14. Ahubwo twambare umwami Yesu. Twambare umwami Yesu Kristo. Kandi ntiduhe imibiri yacu urwaho ngo ikore ibyigenza gute? Ibyo yifuza. Imana idufashe kugira ngo ubwo dushyizwe imbere umucyo n'umwijima uko tubibonye, umubiri wacu ufite ibyo wifuza, ariko n'Imana itweretse icyo yifuza. Irifuza ko twakwambara umwami Yesu, tukiyambura kamere yacu. Kwa kuntu umuntu agenda avuga ati njye uku niko nteye, uku niko meze. Ntabwo uzajya mu ijuru umeze gutyo, ahubwo tuzajya mu ijuru twambaye umwami Yesu. Tureme umuntu agira ishusho yacu, uko Imana yaremye umuntu ameze muri Edeni, ngo umuntu uzajya mu ijuru afite intege nke azaba ari ku rugero Adamu yaremanywe akiremwa mu itangiriro cya mbere atarakora icyaha. Abandi bazaba bararenze urugero Adamu yaremanywe. Imana idufashe, rero kwambara umwami Yesu mu izina rya Yesu.